Kicukiro umukobwa w'imyaka 28 wacuruzaga akabarishwa ateraguye ibyuma mu ijosi ndetse no mu nda bigakekwa ko byakozwe n'umusore bakundanaga. I Huye abantu batatu bari mu mudugudu bafunzwe bazira kumenya amakuru yabishe umuntu hanyuma bakaryumaho. Hano turaza kubabwira impamvu yatumye Murinda Habirene ndetse na Dorcas bataha bonyine, Vestine agasigara imahanga. Ese aherereye hehe? Arimo gukora iki? Byagenze gute? Byose turaje tubive imuzi ni muzingo. Ni mukanya gato cyane kuri Ematox turaje turambure ayo makuru yose. Ematox, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Bakunzi ba Ematox turabasuhuje aho muherereye hose. Kicukiro umukobwa w'imyaka 28 wacuruzaga akabari yishwe ateraguye ibyuma mu ijosi ndetse no mu nda bigakekwa ko byakozwe n'umusore bakundanaga. Umukobwa witwa Umutoniwase Diane w'imyaka 28 yiciwe mu kabari ke gaherereye mu mudugudu wa Cyugamo mu kagari ka Gakoma mu murenge wa Masaka akarere ka Kicukiro. Akaba rero yarishwe akaswe ijosi n'umusore bikekwa ko bakundanaga. Amakuru avuga ko uyu mukobwa yishwe ahagana saa 4 z'ijoro zo kuwa 4 ku itariki 20 bikozwe n'umukunzi we witwa Ruberintwari Nelson w'imyaka 34 ngo afatanyije na Mucoma wakoreraga nyakwigendera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gakoma Mukeshimana Odette yemeje ko Mucoma bakundaga kwita kabwa we yamaze gutabwa n'inzego z'umutekano muri yombi. Yagize ati rero uyu kabwa ari we Mucoma wa Ruberintwari Nelson bafatikanyije kwica Umutoniwase Diane kubera ko Diane yari afite akabari, hanyuma uyu Ruberintwari Nelson akaba we yari afite icyokezo cyagaburiraga ababaga baje kunywa kwa Diane, akaba rero kandi yari n'inshuti ye magara. Yakomeje ashimangira ko umuhungu waruje kugura inzoga saa 4 z'ijoro muri ako kabari ari wabonye umuvu w'amaraso ahita avuza induru atabaza cyane, ndetse bahamagaye nimero ya Mucoma n'uwo muhungu bivuga ko yakundanaga na nyakwigendera n'undi umukozi we, hanyuma basanga nimero zabo zitarimo gucamo. Yongeyeho ko uyu Mucoma yamaze gufatwa ndetse ubafungiye kuri station ya police ya Masaka, ndetse igikorwa cyo gushakisha abandi bafatanyije nawe muri ubu bwicanyi ngo kikaba gikomeje. Aha rero nkuko nabishyizeho amafoto yabo muri kubireba, uyu mukobwa ubwo yari ari kumwe n'inshuti ye barimo gusangira. Rero mureba ku mafoto akaba ari we bakeka ko yaba yaragize uruhare mu kwicisha uyu mukobwa Diane. Uyu mugabo mubona bari kumwe akaba ari we witwa Ruberintwari Nelson bikekwa ko yaba yaragize uruhare mu bwicanyi bw'uyu mukobwa. Reka dusoze kuri inkuru tubabwira ko uhamwe n'icyaha cy'ubwicanyi uyu ngo yakatirwa igihano kiruta ibindi hano mu Rwanda, ari cyo gihano cya burundu mu mategeko y'u Rwanda. Tuvuye kuri iyo nkuru reka twihute cyane dukomereze i Huye tubabwire ko abantu batatu bari mu mudugudu bafunzwe bazira kumenya amakuru yabishe umuntu hanyuma bagaceceka bakaryumaho. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abaturage batatu bo mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye bakekwaho kumenya amakuru y'urupfu rwa Murindabigwi Patrice wishwe akubiswe ariko ntibabivuge. Abafunzwe rero harimo abagore babiri bakekwaho guhishira abagabo babiri bagize uruhare mu kwica uwitwa Murindabigwi. Harimo kandi umugabo wabonye Murindabigwi akubitwa akanga kumutabariza. Aba baturage batawe muri yombi kuwa 20 Ugushyingo 2025. Ubwicanyi bakekaho bwabaye kuwa 18 Ugushyingo 2025. Uwari usanzwe rero umuyobozi mukuru w'umudugudu wa Buhoro yafunzwe azira ko yahawe amakuru n'umwe mu baturage witwa Kizimana Theogene wamubwiye iby'iki kibazo kugira ngo atange amakuru ku nzego z'ubutabera, ahitamo kubagira inama yo kwitorokera. Umugore umwe mu batawe muri yombi yahamirije RIB ko Nsabimana Nepomuseni yamubwiye ko yishe Murindabigwi akamugira inama yo gutoroka ubutabera, ndetse kugeza ubu uyu mugabo ntabwo ngo yari yaboneka. RIB rero igaragaza ko ikomeje ibikorwa byo kumushakisha. Itegeko rivuga ko umuntu wese umenya ko icyaha cy'ubugome cyangwa gikomeye kigiye gukorwa cyangwa cyakozwe ntahita bimenyesha inzego zishinzwe umutekano cyangwa se ngo bimenyeshe inzego z'ubuyobozi cyangwa se z'ubutabera, kandi icyo cyaha bari kugira gutya bakakiburizamo, bikaba rero byari gutuma kidashobora kuba uyu nguyu ngo abakoze icyaha. Iyo rero bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka n'izahabu y'ibihumbi 100,
ariko itarenze ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe rero wirengagije gutabara umuntu uri mu kaga kandi yashoboraga kumutabara ubwe cyangwa se kumutabariza nibigira ingaruka kuri we cyangwa se ku bandi, uyu nguyu nawe wabakoze icyaha. Iyo rero bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka ariko kitarenze imyaka 3 n'izahabu itari munsi y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya makuru yacu reka tuyasoreze kuri aya ngaya. Abantu bakomeje kwibazaho byinshi ari kugenda acaracara ahantu hose ndetse ari kugenda ahindura imvugo hirya no hino hano mu Rwanda ndetse n'imahanga. Ni inkuru rero y'umuhanzikazi witwa Vestine ukomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, aho yagize gutya akajya ku rukuta rwe rwa Instagram agahita yandika amagambo avuga ko yaba amaje kurambirwa kubana n'umugabo, ndetse benshi bakavuga ko ashobora kuba yaramaje gutandukana n'umugabo we Uwedrawogo. Ariko nubwo bakomeje kuvuga ibi byose, amakuru akomeje nanone kuza avuga ibindi byinshi bitandukanye. Uyu mugore rero wumvikanye nk'ubicuza cyane ubwo yandikaga ubutumwa bwe kuri Instagram, yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana ngo azaba ari uwo azi neza. Atubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Nubwo rero ubu butumwa bwahise busibwa muri Ndahabi Irene ushinzwe inyungu z'uyu muhanzi ndetse n'itsinda rye, yemeje ko bwasohotse kuri konte bwite koko ya Vestine. Icyakora abera ibamba umunyamakuru wifuzaga kumenya niba koko ari we wari wabwanditse. Yagize ati ibyo mwabonye nibyo koko byavuye ku rukuta rwa Instagram bwite rwa Vestine, ni naho byahise bisibwa kubw'umutekano we. Ibirenze ibyo Uwiteka duhane umugisha. Icyakora benshi bagakomeza kuvuga amakuru atandukanye kuri uyu mugore, dore nk'ubu ngubu hari amakuru menshi akomeje kuvuga ko icyabiteye byose ngo ari uko uyu mugore ubwo yajyaga kuririmba muri Canada n'itsinda rye rya Vestine na Dorcas, yasize ngo ateze kamera mu cyumba baryamamo n'umugabo we. Hanyuma rero nyuma umugabo we yaje kuza kugwa kuri iyo kamera uyu mugore yari yasize ngo yateze mu cyumba bararamo. Ibyo byaje guhita bikurura icyitwa amakimbirane, ndetse bakura turuko babaga bakaba abantu benshi baravugaga ko uyu nguyu gusiga ateze kamera ngo yageraga ngo azamenye niba koko uyu mugabo nta bandi bagore azazana mu rugo rwe. Ibiro byakomeje gukurura amakimbirane hagati ye n'umugabo we. Icyakora ni makuru akanavuga ko uyu mugore ajya kujya muri Canada kuririmba, umugabo yari yamubwiye ko adashaka ko agenda, ariko we ngo arabyanga akomeza guhatiriza, birangira koko agiye kuririmba muri Canada. Nyamara akirengagiza ko yari ari mu kwezi kwa buki kuko amaze amezi 4 yonyine gusa ashatse umugabo. Benshi rero bakomeje kwibaza impamvu muri Ndahabi ndetse na Dorcas murumuna Vestine baje bonyine i Kigali, bakaba barageze i Kigali ku itariki 19 Ugushyingo 2025 ariko batari kumwe na Vestine. Icyakora muri Ndahabi ubwo yabibazwagaho nawe yakomeje kuvuga ko ibyo ngibyo ntacyo yabivuga ngo kuko Vestine afite kubyitangariza we bwite. Andi makuru rero mbazaniye nuko uyu mugore ngo yagize gutya ahita amanuka ajya muri Burkina Faso iwabo w'umugabo we uyu nguyu witwa Uwedrawogo, ndetse uyu mugabo we witwa Uwedrawogo amakuru akavuga ko nawe yaba yaravuye mu Rwanda akaba yaragiye guhurira na Vestine iwabo w'uyu mugabo muri Burkina Faso. Aya makuru rero akaba yaba yizewe nka 50% kubera ko aho twayakuye naho bayazi neza kubera ko ari inshuti za Vestine. Ubwo rero bagiye kwiyungira muri Burkina Faso ndetse bajya kuganira n'umuryango w'umugabo kugira ngo barebe niba koko babafasha kubunga, ndetse barebe niba hari icyakorwa kugira ngo uru rugo rukomeze kuba rwabana mu mutekano. Bakunzi ba Emma Talks, turabashimiye mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mugakurikira amakuru yacu. Imana ikomeze kwivanga mu byanyu. Ngendi Emmanuel Nshimiyimana.